bakristo bavandimwe, kristo yezu akuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Munyeme dusangire amasomo atagatifu kiliziya umubyeyi wacu wateguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cya Ezira. Mu mwaka wa mbere w'ingoma ya Sirusi, umwami w'Abaperisi, Uhoraho yiyemeje gusohoza ijambo yari yaravugishije Yeremiya, nuko akangura umutima wa Sirusi, umwami w'Abaperisi, kugira ngo atangaze mu bihugu bye byose, ari mu mvugo ari no mu nyandiko iri teka. Sirusi umwami w'Abaperisi aravuze ngo abami bose bo ku isi Uhoraho Imana nyir'ijuru yarabangabije, kandi antegeka ubwe kumwubakira ingoro i Yerusalemu yo muri Yuda. Muri mwebwe umuntu wese wo mu muryango we Imana ye nibane nawe, kandi nazamuke ajye i Yerusalemu yo muri Yuda kubaka ingoro y'Uhoraho Imana ya Isiraheli, kuko ariyo Mana iba i Yerusalemu. Abakiriho bo muri uwo muryango aho bari hose, abantu baho nibabafashishe feza, zahabu, ibintu n'amatungo, kandi batange n'amaturo agenewe ingoro y'Uhoraho iri i Yerusalemu, babigize ku buntu. Nuko abatware b'amazu ya Yuda n'abaya Benyamini, abaherezabitambo n'Abalevi, mbese abantu bose Imana yari yarashyizemo iryo shyaka, barahaguruka ngo bajye kubaka ingoro y'Uhoraho iri i Yerusalemu. Abaturanyi babo bakora uko bashoboye, babatwerera feza na zahabu, ibintu n'amatungo, n'andi maturo y'agaciro gakomeye, tabariyemo n'ibindi batanze ku buntu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Uhoraho yadukoreye ibintu by'agatangaza, niyo mpamvu twasazwe n'ibyishimo. Igihe Uhoraho agaruye Siyoni abari barajyanywe bunyago, twabanje kugira ngo turi mu nzozi, ubwo umunwa wacu wuzura ibitwenge n'ururimi rwacu rutera indirimbo z'ibyishimo. Nuko mu mahanga bakavuga bati, Uhoraho yabakoreye ibintu by'agatangaza, kuko Uhoraho yadukoreye ibintu by'agatangaza, niyo mpamvu twasazwe n'ibyishimo. Uhoraho cyura amahoro abacu bajyanywe bunyago, ubazane nk'isumo y'amazi atembera mu butayu. Ni koko umuhinzi ubibana amarira asarurana ibyishimo. Uko agiye agenda arira yitwaje ikibibiro cy'imbuto, yagaruka akaza yishimye yikoreye imiba y'umusaruro. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe imbaga ikaba ikoraniye iruhande rwa Yezu, abacira uyu mugani ati, nta muntu ucana itara ngo arishyire munsi y'ikibindi cyangwa munsi y'urutara, ahubwo arishyira ku gitereko kugira ngo rimurikire abinjira bose. Ko rero nta cyahishwe kitazahishurwa, nta n'ibanga rizahera ritamenyekanye. Mwitondere rero uburyo mwumva aya magambo, kuko ufite byinshi ari we uzongererwa, naho udafite n'icyo yibwiraga ko afite bakazakimwaka. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amateka y'Abayisiraheli bari barajyanywe bunyago kubera kutaba indahemuka ku masezerano bagiranye n'Imana. Uyu munsi turumva uburyo Imana yabakuye mu bucakara, ikabakura aho bari barajyanywe bunyago, ikabasubiza mu gihugu cyabo, kugira ngo bajye bayisingiza, bayubakire ingoro, bayubakire ahantu bayisingiriza, bayishimirira kandi bakayisengera. Ariko igihe cyarageze rero, Imana yiyemeza kubakiza no kubagarura mu gihugu cyabo, mu ngoro y'i Yerusalemu. Ibi biradufasha kumva ko Imana ishobora gukoresha abatayemera igamije gufasha abayemera. Uriya mwami ntiyari azi Imana, ariko Imana iramwigaragariza, iramukoresha
kugira ngo ifashe ubwoko bwayo, ku bagendana n'Imana, ku bazi Imana. Iyo umunsi wawe utaragera n'inyamaswa yari bukurye iraguherekeza. Icyo tubona ni uko uriya mwami yagize uruhare mu kubaka ingoro y'Imana, maze bibera buri muntu wese impamvu yo kugira ishyaka ryo gusubira mu gihugu cye kugira ngo yubake ingoro y'Imana. Ikindi ni uko Imana ituvana mu kibi ikatujyana mu cyiza, ituvana mu bucakara ikatujyana mu bwigenge, ituvana mu bigirwamana ikaduha kuyisengera mu ngoro yayo, ituvana mu kwiheba ikadushyiramo amizero. Ibyishimo byaranze abavuye mu gihugu cy'ubucakara nibyo byishimo bigomba kuturanga igihe cyose twibutse ko Yezu Kristo yadukijije akatuvana mu icuraburindi ry'ibyaha akadugira abana b'Imana. Ibyishimo bigomba kuturanga iyo turi mu ngoro y'Imana, tuyisingiza, tuyiramya, tuyishimira ibyiza idahwema kutugirira, iyo idukura mu kibi ikatujyana mu cyiza, iyo idukura mu gahinda ikadutera ibyishimo. Mu Ivanjiri Yezu Kristo aradusaba kumurikira abandi twifashishije imigenzo myiza, twifashishije batisimu twahawe. Mu by'ukuri ubukristo bwacu ntabwo ari ubwo guhishahisha cyangwa se guhishira. Ubukristo bwacu bugomba kudufasha gusangira n'abantu bose ibyo twemera, kandi tukemera dushize amanga. Ubukristo bwacu bugomba kugaragarira bose. Ntabwo ibyiza Imana yaduhaye ari ibyo guhisha, ahubwo n'ibyo gusangiza abandi. Ntabwo Imana yaduhaye kwemera kugira ngo tugende twububa, ahubwo yaduhaye kwemera kugira ngo tugende twemye dushize amanga, maze tubashe kureshyeshya abandi imigenzo myiza ya gikristu, tubashe kureshyeshya abandi ibyiza Imana yaduhaye. Uzi ko afite iby'Imana yamuhaye azongererwa, naho uhora utekereza ko ntacyo Imana yamuhaye n'icyo yari afite bazakimwambura. Urugero rufatika dushobora gutanga ho ikigereranyo ni nk'uko umuntu ashobora kujya mu isoko afite amafaranga. Iyo ugiye mu isoko ufite amafaranga ugura ibyo ushatse bijyanye n'amafaranga ufite. Hari n'umuntu ushobora kujya mu isoko nta mafaranga afite, ariko akaba yasuzwa n'umuntu akamushyira amafaranga mu ikoti, najya ahura n'ikintu azaba ngo iyo mba mfite amafaranga mbaguze iki. Mu by'ukuri amafaranga arayafite, ariko ntabwo azi ko ayafite. Natwe hari igihe tugenda dufite ingabire nyinshi z'Imana, ariko ntitumenye ko tuzifite, tugahora iteka dutekereza ko ntacyo dufite, kandi Imana yaraduhaye byinshi. Duhora iteka tuzi ko hari icyo Imana yaduhaye. Ubwabyo kuba dufite batisimu, kuba duhabwa amasakaramentu akomokwaho n'ingabire nyinshi, izo ngabire turazifite, ahubwo tuzifashisha abandi, tuzimurikishe kugira abandi babashe kubona urumuri rwa Kristo. Tuho turi abakristu bareshyeshya abandi imigenzo myiza ya gikristu, kugira ngo nabo babashe kumenya Imana twamenye, bemere Imana twemera, bakunde kandi bakorere Imana dukunda. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akabana nyirimpuhwe, nabaho umugisha, abarinda bakomeza biteho, abaha amahoro, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.